mwongere mutekereze kuri Aburahamu igihe ari kumwe na Isaka bagiye gutamba igitambo nk'uko Imana yari yaramubwiye. Yari yamusabye ko agomba kujya gutamba umwana we, kandi Aburahamu yari yizeye adashidikanya ko ibyo bintu byavuye ku Mana. Mu kwizera ko ibyo bintu bivuye ku Mana, nawe aravuga ngo iby'Imana ivuze byanze bikunze ngiye kugira gute, ngiye kubikora. Yari yarakoze ibintu byinshi mbere byo kwirwanirira nk'uko natwe tujya tubikora. Ndagira ngo mwibuke Aburahamu ibintu yagendeyemo mbere. Mwibuke inshuro zigera muri 2 yagiye guhahira mu banyamahanga, agezeyo arabeshya. Bwa mbere yagiye muri Egiputa, agezeyo kuko yagiraga umugore mwiza cyane, arababeshya ngo ni mushiki we. Ibyo ngibyo Imana cyakora kuko ari Imana nziza, ibuza umwami wa Egiputa gukora ku mugore we. Ariko nanone Aburahamu yongeye kugenda ajya aho bita Gerari, umwami w'Igerari nawe atwara umugore we. Aburahamu aravuga ngo ni mushiki wanjye. Ibyo byamubayeho kabiri. Bwa mbere nta gisomo yize bwa mbere ryatumye anesha ubwa kabiri, ahubwo n'ubwa kabiri yarongeye arirwanirira. Ariko nyuma yo kwirwanirira, nk'uko ukuntu Imana hari ubwo igirwanira abana bayo no mu mafuti. Umugore bamujyanye rwose nk'uko baba bamujyanye bamugirije mu cyumba, abantu bose, abagabo b'Igerari bose, Imana ibahindura ibiremba. Mwabisomye? Ab'ibwami bose bahinduka nk'inkone, ku buryo umugore we nta kintu bagize gute. Ubwo Imana yamuhagazeho nubwo yari yakoze amakosa. Uyu Aburahamu wagendanaga n'Imana gutya, mwibuke isezerano yahawe ry'uko azabyara. Ariko mwibuke Aburahamu yaba we yarasetse, na Sara nawe yarasetse. Imana yabimubwiye inshuro zirenze imwe. Ni Aburahamu wahinduriwe amazina, akitwa Aburahamu yari Aburamu, Sarayi akaba Sara. Aba bantu kuri icyo kintu bakoze bajya muri Egiputa, bajya kubeshyerayo, ntabwo bavuye y'amaramasa, ahubwo bavanye y'iki, bavanye umukobwa witwa nde, witwa Hagari. Hari Aburahamu yagiye muri Egiputa akabeshya, yagarutse avanyeyo n'iki, umukobwa umuja w'umunyegiputakazi, araza abiwe. Ariko igihe yari ari kubona ibintu Imana yamubwiye bisa nkaho wagira ngo ntago bizasohora. Iki kintu tucyumve neza, bisa nkaho wagira ngo ntibizasohora. Sara yamugiriye inama, nawe arayumva, inama yo gukora icyaha ngo basohoze iby'Imana yavuze. Ubu tubivuze mu mvugo nk'uko ari icyaha nyine. Ni nkaho Sara yabwiye Aburahamu ngo sambana, iby'Imana yavuze bigire gute, bisohore. Ariko iby'Imana yavuze byasohorera muri ayo mafuti. Nibyo koko yarabikoze, n'umwana aravuka agira ngo niwe uzaragwa ibye. Ariko ibyo bintu birangira abonye ko ibyo bintu atari byo, ahubwo Imana ikomeza kumbwira ko kuri Sara ariwe uzakomokaho n'umwana uzaba inkomoko y'amahanga yose. Kandi ibyo byarasohoye, Isaka aravuka. Ariko kuko Aburahamu yanyuze mu bintu byinshi, agenda agwa agenda ateshuka, iby'Imana yamubwiye ntabyizere. Kubwo kutizera isezerano igihe kirekire, byanze bikunze hagombaga kuboneka igihamya ko yizeye ijambo ry'Imana. Kuko Satani yashoboraga kureklama akavuga ko Aburahamu arazwe ibyo yasezeraniwe, nyamara nta na rimwe yigeze yitwara neza ku by'Imana yagize gute. Kandi Satani yari kuba afite impamvu zifatika, akerekana gutsindwa kwagiye kubaho, ariko kugira ngo igihamya kiboneke neza. Imana yasabye Aburahamu noneho waba utarigeze yizera kera, yamubwira ati none Aburahamu, uyu mwana ubyaye genda umutambe. Aramufata, ntabwo yagiye impaka. Ngira ngo twese tuzi ibyongororo bya Satani byamugezeho, yishingikirije ku bihamya amategeko y'Imana, buzanya kwica ibintu nk'ibyo ngibyo, gutamba umuntu. Murumva intambara yagiyeho, ariko birangira agiye atabwiye umugore we. Wa wundi wamubwiye bwa mbere gufata Hagari yanze noneho kumubwira, ahubwo afata inzira aragenda.
ari mu nzira agenda afata abaherekeza, bafata inkwi bazihekesha, bazitwara, bafata icyuma, byose barabijyana. na Isaka nawe aragenda, barazamuka imisozi, abagaragu bagira aho babasiga. bagezeyo Isaka abaza ibibazo bikomeye cyane, sibyo? Ati inkwi zirahari, inkwi ngizi twazizanye, nawe waje, nanjye ndahari, tuje gutamba. n'icyuma nacyo twagize gute? twabiteguye rwose. no gucana umuriro ntabwo biri butunanire, uburyo bwo kuwucana nabwo bugize gute? burahari. bivuze ngo twebwe ibyo tugomba gukora byose kugira ngo dutambe igitambo twabikoze, ariko igitambo kiri. Aburahamu yamusubije igisubizo cyiza gihuye na ririya somo twari dusomye. yaramusubije ngo Uwiteka Imana irugire gute? iri bwishakire igitambo. mbese Imana yarabishatse? Aburahamu we yarizeye, akora ibyo yagombaga gukora. umwana amuryamisha ku gicaniro, amaze kumubwira ko ari we agiye gutamba, afata icyuma, hanyuma Imana kwizera kwe iragushima, imwereka intama yari iri mu mahwa, umutwe wafashe mu mahwa, baragenda barayifata, barayitamba. sashima. turasomye ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva hehe? kuva ku Uwiteka. ikintu tucyumve neza, dushobora kuba twateguye buri kimwe cyose, gahunda ziri mu buryo, yego turahari, ibyo dutegura twabiteguye, amanama y'ibyo dukora turayakora, yaba mu murimo n'ibindi bitandukanye, ariko noneho kunesha kuri hehe? kuva ku Uwiteka. igitambo kiri hehe? kiva ku Uwiteka. bivuze ngo igihe twakumva ko ari imbaraga zacu ziri buze gusohoza ibyo Imana ishaka, birangira twirwaniye, tukarwana nk'uko Aburahamu yabanje kurwana. ariko Imana igiye kumva ukunesha kuva ku Uwiteka. Imigani igice cya 9, Imigani igice cya 9 umurongo guhera ku wa mbere, haranditse ngo Bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye. maze atuma abaja be, arangurura ijwi, araharengeye hose ho mu murwa, ati umuswa wese nagaruke hano. ngo haze umugi. abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutsima wanjye, kandi unywe kuri vino nakangaje. mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Imana ntabwo icyubahiro. Imana cyangwa se Bwenge ari guhamagara abaswa, ari guhamagara abapfapfa, kuko yateguye umutsima. bivuze ngo ubwenge buri buve hehe? buri buva aho ngaho muri ibyo yabateguriye. nimuze murye, nimuze munywe, muzakunda ubupfapfa kugera ryari? mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'iki? mugendere mu nzira y'ubuhanga. mbese Imana irashaka kungura ubwenge Imana ishaka kuduha ni ubuhe? Yakobo. hari ubwenge twese uko turi aha ngaha dukeneye, kandi tugomba kureba buri muntu wese akisuzuma, kuko tubonye Bwenge ahamagara abapfapfa, agahamagara n'abaswa. none tugiye kureba niba turi mu bahamagawe cyangwa niba turi abanyabwenge, bitari ngombwa ko twitabira iri rarika. Yakobo igice cyaho numva ari cya 3 uhereye ku murongo wa 13. ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. ndi kuruta kubera iminota, ariko mu ntekerezo zanyu amasomo muyatindeho.
ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, mukabyiratana ngo mubeshyere ukuri. Urakoze cyane. Ntimukabyiratane ngo mubeshyere iki? Ngo niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana n'intonganya. Amakimbirane ni iki? N'intonganya. Ibyo bintu mukabifata mukabyiratana, hanyuma mukabeshyera iki? Mwebwe ntimukabeshyere ukuri. Kubera 15, bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Ahari amakimbirane, ahari intonganya, ntabwo nshobora kwigira nirata ngo mbitewe n'ukuri cyangwa ngo ndi kurwanira Imana. Ahubwo ubwo bwenge ntabwo ari Imana yabumpaye, ahubwo ni ubw'abadayimoni, ni ubw'inyamaswa abantu. Kubera ko umurongo wa 16, kuko amakimbirane n'intonganya biri ariho kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Aha amakimbirane n'intonganya bigize gute? Hari umuvurungano, kandi Imana ntiba mu muvurungano, kuko si y'umuvurungano. 17, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi ni ubw'amahoro. Imana ishimwe. Ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Ubwenge mwabwumvise, niba tutabufite ubwo turi abapfapfa, twegera Imana itugira inama by'umutima w'ubugingo. Ubwenge buva mu ijuru buraboneye, ni ubw'amahoro. Si byose? Kandi ahari amahoro ntiharangwa intonganya n'umuvurungano, ahubwo ni ubw'amahoro. Ababufite ni abanyamahoro. 2, ni ubw'ineza. Yesu aratubwira ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwa neza, noroheje hehe? Mu mutima. Ubwo ahatari iyi neza nta bwenge mvajuru buhari, ahubwo hari ubupfapfa, hari ubwenge bw'isi, hari ubwenge bw'abadayimoni. Bwemera kugirwa inama. Iki kintu cyo kirakomeye. Ubu twese uko turi ababwiriza, si byose? Hari uwavuga ngo ntabwo njya mpagarara imbere y'abantu, ariko turabaririmbira ngo turi ababwiriza. Kandi mwese Joseph ajya abapaga mukigisha, turi abigisha. Ariko abantu bemera kugirwa inama nibo bakeya. Ariko ubwenge mvajuru bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza. Buriya iyo ngeze kuri iri jambo ryitwa imbabazi, numva ari ikintu gikomeye, kuko iyo dusomye mu Bahebwa ni bande handitswe ngo umuntu utababarira ntabwo azababarirwa. Umuntu agahita yibaza ngo none ni ikigombero kugira ngo tubabarirwe dusabwa kubanza kubabarira? Oya, tujya imbere y'Imana ikatubabarira, si byo? Ahubwo ikadusaba kubabarira nk'uko twayize gute? Twababariwe. Kubera ko n'isengesho ry'umwami riravuga ngo utubabarire nk'uko tugira gute? Tubabarira abandi. Ibi bisobanuye niba njya mbabarira umuntu ariko nkahora muhoza ku rutoto, yakora n'akandi kantu, kandi urongeye se ejo buri nakubabariye. Ibi bintu ubisubiye ubwa kabiri n'ubwa gatatu urongeye. Ubwo ni nkaho mba ndi kubwira Imana ngo imbabarire nk'uko nababariye. Ibaza Imana ihise imfata ikampoza ku rutoto gutyo, si byaba ari akaga? Utubabarire nk'uko tugira gute? Ni twebwe tubyisabira Imana ngo ibidukorere nk'uko natwe tugira gute? Tubikora. Niyo mpamvu buri muntu wese dukeneye kumva niba dufite ubwenge mvajuru, kuko ni ubw'imbabazi, burababarira. Niba tuzi kubabarira ariko nk'uko natwe twababariwe, ibyo ni byiza. Ariko ibaza Imana ni kubabarira nk'uko abo wababariye wabagenje. Mbese ubwo urumva warababariwe koko? N'Imana yarakubabariye nk'uko wababariye?
ni kangahe tujya tubabarira abantu ariko wagera hirya uri kuganira n'inshuti nkaha ni ukwiyerurutsa ziriya mbabazi wasabye ntabwo zivuye ku mutima. Yesu ashimwe. Banditse amagambo muri icyo cyigisho mu migani ya Kristo, numva kivuga urugero rwo kubabarira. Baravuze ngo mwene so nagusaba imbabazi, mwumve ikibonezamvugo bakoresheje ngo ntukavuge ngo arikura uruco mu kanwa. Kwikura uruco mu kanwa nyine ntukavuge ngo ari kwiyerurutsa, nuko bahanditse kiriya gitabo cy'umwobo. Ntukavuge ngo ari kwiyerurutsa nyine ngo ntabwo bimurimo, ahubwo ngo nagusaba imbabazi wowe umubabarire, ngo kandi nagukosereza inshuro 7 ku munsi, ngo kandi uko agukoreye icyaha ariko ari kongera akagaruka akakubwira ngo mbabari, inshuro ya mbere akaza, iya kabiri, iya gatatu agasubira muri cya kintu akakugarukaho ngo ongera ugire gute, n'iya kane n'iya gatanu kugera kuri 7 agaruka ngo uzongere n'ubwa 7 ugire gute, umubabarire. Aho kwirirwa uvuga ngo kandi nanone urongeye ngo umubabarire ngo nkuko nawe ubabarirwa kenshi. Yesu ashimwe. Kubera ko ngo iyo tubaye imibereho yo kutababarira ngo tuba duhinduye ubusa kubabarirwa kwacu. Ikintu turi kucyumva neza. Barakomeje muri ayo magambo baravuga ngo ntabwo tubabarirwa kubera ko twababariye abandi, ngo ahubwo tubabarirwa nk'uko tubabarira abandi. Ntabwo tubabarirwa kubera ko twababariye abandi, ahubwo tubabarirwa nk'uko tubabarira abandi. Rero ubwenge buva mu ijuru bugira gute? Bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura hehe? Ku butoni, kandi butagira uburyarya. Hari utuntu twinshi numva twagatinzeho, butarobanura ku butoni, ikintu tucyumve neza ariko sinjyaho butagira iki? Uburyarya. Iyi ngingo y'uburyarya ni ikintu gikomeye cyane mu bantu, kubera ko akenshi uko duteye ntabwo ariko tugaragara, ntabwo ariko twigaragaza. Akenshi hari ubwo tujya twiyoberanya. Burya abantu bajya bagaragara uko bari, abo bantu ni beza. Akaba yarabiyeretse uko ari, mukaba muzi muvuga ngo yateye kuri uwo muntu ni sawa, ariko abenshi turiyoberanya. Uko nteye nyirizina abantu ntibabe bagira gute? Ntibabe babizi. Tukaryarya dufite ishusho yo kwera ariko duhakana iki? Kandi cyerekana ko duhakana imbaraga zako ni uko nyine wakwisuzumira muri ubu bwenge mvajeho ugasanga nta buhari. Ariko dukeneye kwakira ubu bwenge buva mu ijuru, kandi nta handi buturuka ku Mana. Ubufite wese agaragaza kubaha Imana mu buryo bugize gute? Mu buryo bwuzuye. Iki kintu ni cy'Imana itwifuzaho muri uyu mwanya. Ntabwo ari ibintu tuzihesha twebwe ubwacu ngo tuvuge ngo ngiye kubyishyiramo noneho abantu njye mbababarira, sinkore noneho ndi kubivugavuga. Ntabwo ibintu wabyitera, biva ku Mana, kandi biva gusa mu gusobanukirwa urwego wababariweho. Kuko buriya buri muntu uri aha ngaho agiye kwisuzuma, ukareba inshuro wagiye ugwa mu bintu kandi uzi ko wari warihanye. Nzi ko ngenda umutangabuhamya, hari inshuro z'ibintu nagiye ngwamo nzi nihanye, ariko nkabona nongeye kugira gute? Nongeye kubigwamo. Ariko aka kanya nkaba narasubiye imbere y'Imana, nkumva yongeye kumpa ibyiringiro. Ntigiye yongera ngo igaruke inyuma ngo imbwire ngo urongeye se, ngo kandi nanone se ejo nakubabariye urongeye ubisubiyemo. Ahubwo Imana itubabarira kenshi itongeye kutwibukiriza bya bindi. Urugero ngiye kubahangiye no gusorezaho kugira ngo twumve ukuntu Yesu yari ateye, kuko niwe bwenge wavuye mu ijuru. Ndagira ngo mwibuke uburyo yabanye n'abigishwa, akamarana nabo imyaka 3 n'igice babwirizanya ubutumwa. Yababwiye uburyo azapfa kandi akazuka. Ibyo bintu ntibabyumva neza. Bamaze kutabyumva neza, arapfa, bo barahunga, azuka bagiye kwihisha. Ibyo bagombaga kuzirikana bikababera ibyiringiro mu gihe cyari kigoye, ahubwo bo bumvaga baremerewe, bumvaga ubwo bishe Yesu nabo bagiye kubica, bajya kwikingirana. Ahubwo inkuru yakabakomeje,
abanzi ba Kristo nibo bayibutse, kuko mwibuke bo bagiye kurimbisha imva, kuko baravuga ngo wa mubeshyi yavuze ko napfa azagira gute, ariko bo ntibabyibuka. Arazuka, cyakora barabimenyeshwa, arabiyereka, baramumenya, na Tomasi amukoraho nawe aza kumumenya. Amarana nabo iminsi 40 agenda abiyereka. Mwibuke inshuro yahuye nabo nyuma yo kuzuka. Ikintu yari ari kubakorera, i Musanze hari amashuri bitaga Kacapu, sinzi niba hano hari abantu bayazi, urayazi bita gutyo. Yajyaga ajyamo abantu ukabona nk'umuntu tungana ari kwiga mu wa 2 primaire. Bari abantu nyine bacikirije amashuri cyangwa kwiga byananiye, bayavuyemo bakigira mu muhanda, bakaba abasinzi n'abajura. Barabafataga bose bakajya kubigisha muri ayo mashuri. Yesu nawe yakoreye abigishwa be ikintu sinzi niba nakita gutyo cyangwa niba nakita televiziyo. Aragenda noneho abigisha, ariko ari kubaha facts zigaragara. Ni nko kubabwira ngo nari narababwiye ko nzapfa, ntimwabibonye ko napfuye. Nari narababwiye ko ku munsi wa 3 nzazuka, ntimubibona ko nazutse. Ku buryo nyine bya bindi byose yababwiye noneho bari kubona ibihamya bigaragara ko ibyo bintu bigize gute, byabaye, kugira ngo nibura bamwizere. Ariko muri iyo minsi nyuma yo kuzuka kwa Yesu, siho Petero yagiye ku nyanja agasubira kuroba? Si yari yarababariwe i Getsemani? Cya igihe yagarukaga amaze kumwihakana yaje gusenga arababarirwa. Ariko igihe yapfukamaga i Getsemani asenga akababarirwa, nyuma agasubira kuroba, mwibuke Yesu aho abasanga ibintu yamubwiye. Petero yari yambaye ubusa, yijugunya mu mazi, hanyuma bavuyemo basanga Yesu umuriro ntabwo bazi ko yawucanye, ifi zirahari, ko niyo wabateye kuroba. Mwibuka cyabasanga yarababwiye ngo hari icyo kurya mwabonye? Yesu ashimwe. Tuvuge ari nkanjye naratoje abantu igihe kirekire, nkabona basubiye kuroba. Nabigisha imyaka 3 n'igice, nyuma bari kubona ko napfuye nkazuka, bazi misiyo yanzanye, ariko basubiye he? Ahari nahita ngenda ndi kubatonganya, atari nzababwira ngeze ubu kandi murongeye mugarutsa. Ariko Yesu yaraje atuje ati hari icyo kurya mwabonye? Bati twakesheje turoba ntacyo twafashe. Akora igitangaza, bararoba, botsa ifi ku muriro Yesu yabacaniye bararya. Mwigeze mwumvamo incyuro? Nta ncyuro Yesu azanyemo aho ngaho. Arangije, kuko yari azi Petero ukuntu ateye, azi uburyo ahora n'ikidodo cy'uko yamwihakanye, azi uburyo abandi bamufata, aramuhamagara kugira ngo nibura amusubizemo icyizere. Ntabwo Yesu yifuzaga ko aba umuntu wihebye wacitse intege, ahubwo Yesu ngo yifuzaga nyine no gukomeza babandi abona batifitiye icyizere. Muri Rengera ubuzima niho bavuze ngo yajyaga asura abantu b'abanyantege nke barwana batsindwa ngo akababwira ko bazanesha. Aramubwira ngo Petero urankunda? Petero ati uzi ko ngize gute? Ari rubaza kabiri. Abimubwiye bwa gatatu, Petero yongera gutekereza bya bindi bya mbere, kuko azi ko yigeze ahamya ko atari bwihakane, ahubwo akihakana kangahe. Atangira gutekereza ko ashobora kuba ari kuvuga ko akunda Yesu, nyamara Yesu ari kubona bitagize gute, atari byo. Ni nk'ari cyo yaravuze kumubwira ati mwami ni wowe uzi, kuko na mbere yamubwiye ko aramwihakana biraba. Aramubwira ati ni wowe umenya byose, ni wowe uzi ko ngize gute. Yesu aramubwira ngo ragira intama zanjye. Petero abarebye ngo Yohana turiya wese uri hariya ibye bizagenda bite? Kuko Yesu aramaze kubwira Petero gupfa azapfa, ati none se uriya aturiya niba nshaka ko azabaho kugeza ngarutse upfiki. Petero upfiki, wowe menya urugendo rwa, umenya inzira yawe igendemo neza. Yesu ashimwe. Nuko mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, Yesu agiye gusubira mu ijuru, agiye kuzamurwa, ku murongo wa 6 baramubaza ngo mwami, uyu ni wo mwanya ugiye kuzana ubwami bwawe mu isi? Siko handitse? Kandi yaragiye hehe? Ubwo ni nyuma y'ibyo byose. Nyuma y'ibyo byose
mwumve ikibazo babashije nyuma na nyuma aribwo agiye kubakurwamo n'ibintu byose yabakoreye. Noneho uyu niwo mwanya ugiye kuzanira mu bwami bwawe. Ubwo no kuri finali bari batazi imiterere y'ingoma ya Kristo. Nuko Yesu ababwira, arabareba abona bafite ikibazo kimwe nk'icyo natwe tugize gute. Ababwira ngo rero si ibyanyu kumenya iminsi n'ibihe umwami azazanira mu bwami bwe, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamurikira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudeya no kugera hehe, no kugera ku mpera y'isi. Natwe guhuzagurika kwacu hari ikintu dukennye kandi tubura, n'icyo ngicyo. Yesu kubabwira gutyo ni nk'aho yari ateye ubukene mu mitima yabo bwo kumva ko ibibazo byose bafite bitakemuka, ahubwo aberetse ko hari ikintu kizabikemura byose bikagira gute, bigashira. Baragiye icyo kintu baragishaka kandi cyarabonetse. Reka natwe turusheho komatana na Kristo, kandi ibyo yasezeranye azabisohoza. Kuko ifarashi yo irindirijwe urugamba nk'uko twabisomye, twebwe dushobora gukora buri kimwe cyose, ariko kunesha kuva Imana iduhe kwishingikiriza ku Mana mu izina rya Yesu.